Byagenze gute ngo ingabo z'abacanshuro bo mu bihe bya kera zisange zirinda umutekano wa Papa. Izi ngabo zikaba zarakoraga ubucanshuro ku Burayi mu bihe bya kera. Nyuma ziza kwisanga Vatican arizo zishinzwe umutekano wa Papa. Swiss Guard ukaba umutwe w'ingabo zirinda Papa, umutwe wihariye w'abasirikare b'Abasuwisi bashinzwe umutekano wa Papa n'ibiro bya Vatican. Izi ngabo zishingiye ku mateka y'ubunyamwuga n'ubudahemuka bw'ingabo z'Abasuwisi byo mu bihe bya kera. Aba bakomando b'intarumikwa bazwi cyane ku myambaro yabo irimo amabara menshi atandukanye kandi aryoheye ijisho. Aba bakaba abakomando bakurwa mu gihugu cy'Ubusuwisi gusa, bagatozwa imirimo ya gisirikare itandukanye, harimo kurwanya iterabwoba, kurasa badahusha n'ibindi. Ariko icyambere kiruta ibindi batozwa ni ukurwana ku buzima bwa Papa kurusha ibindi byose. Swiss Guard ukaba ari wo mutwe wa gisirikare umaze igihe kinini kuruta indi yose. Ubu umaze imyaka 500 yose uriho ukora akazi ko kurinda Papa i Vatican kandi neza. Uyu mutwe nubwo ukomeye, benshi bumva ko ugizwe n'abasirikare benshi cyane kandi b'inkorokoro. Ariko ibi sibyo, ahubwo ugizwe n'abasirikare bake cyane, dore ko kuri ubu ugizwe n'abasirikare 135 gusa. Kandi iyo ubarebye ubona badafite ibigango nk'abandi basirikare badasanzwe b'ibindi bihugu. Iki gisirikare kikaba cyarashinzwe na Papa Julius wa kabiri ku itariki 22 Mutarama 1506. Icyo gihe abasirikare 150 nibo baturutse mu ntara zitandukanye z'Ubusuwisi bagira Roma kurinda Papa. Impamvu Papa Julius wa kabiri yahisemo Abasuwisi nuko icyo gihe Abasuwisi bari bazwiho ubunyamwuga, ubutwari no kuba inyangamugayo mu gisirikare. Muri ibyo bihe bari bafite amateka yo guharanira amahoro, ariko bakaba n'intwari mu ntambara. Ubwami bwinshi muri ibyo bihe bwifuzaga gucunga umutekano, bwifashishaga ingabo z'Abasuwisi, ari nazo zavuyemo Swiss Guard, uyu mutwe ushinzwe umutekano wa Papa. Byumvikane neza ko izi ngabo zirinda Papa ubu bahoze ari abacanshuro ku Burayi, ari nayo mpamvu Roma yabishyuye bakajya gucunga umutekano i Vatican mu gihe yari isumbirijwe n'ibitero bikomeye. Ku itariki ya 6 Gicurasi mu 1527, Vatican yagabweho igitero n'ingabo za Charles wa gatanu, umwami w'Abadage n'umwami wa Espagne. Ibyo byiswe Sack of Rome. Muri ibyo bitero, izi ngabo Swiss Guard zarwanye kuri Papa ku buryo bukomeye cyane. Ariko birangira bamwe muri bo 147 bahasize ubuzima. Harokoka 47 gusa. Ari nabo batorokesheje Papa Clement wa karindwi, arokoka atyo. Aba basirikare babihanduza cumu bakaba ari bo barahirira kurinda ubuzima bwa Papa ngo ntihagire ikimuhungabanya. Mu ndahiro barahira bavuga ko bo bagomba kumupfira bibaye ngombwa, ariko we agakomeza kubaho. Aho ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka abashya babirahirira bazamuye intoki ebyiri mu kirere mbere y'uko binjira muri uyu mutwe. Impamvu abashya barahira kuri uyu munsi nuko ariho bagenzi babo bishwe bari ku rugamba rwo kurokora Papa wari usumbirijwe cyane. Ibi rero bikaba uburyo bwo kubaha agaciro no kubibuka. Swiss Guard ku busanzwe n'igisirikare kizwiho ubunyamwuga mu gukora akazi kacyo neza. Kuva mu bihe bya kera kugeza ubu ni abasirikare bahabwa imyitozo ikakaye cyane kubera akazi kaba kabategereje ko kurinda umwami wa Vatican, akaba n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Aba bakaba batorezwa mu Busuwisi mbere yo koherezwa i Vatican, bagatozwa kurwana barwanisha imibiri yabo, kurwana bakoresheje ibikoresho gakondo ndetse no gukoresha imbunda zigezweho, nubwo kenshi bakunze kugaragara batazifite ku buryo bugaragara. Bamara ukwezi bitozanya na Special Force y'Abasuwisi. Aha bahigira byinshi, harimo nko kurwanya iterabwoba ndetse no kurwanya abantu bafite intwaro ariko bo nazo bafite. Bahigira n'ubutasi bwo kureba abantu bashaka kugirira nabi Papa bakabikumira hakiri kare. Urugero nko kureba abantu bafite ibisasu cyangwa se izindi ntwaro, bo bakabikumira hakiri kare. Biga kandi no kurinda imibiri yabo mu kanya kari munsi yo guhombya mu gihe bagabweho igitero cyangwa se hagize ubarwanya begereye. Muri rusange bahabwa imyitozo yo kurwana bakoresheje imibiri yabo, kurwanisha intwaro nyinshi zishoboka, kuvumbura abagizi ba nabi mu ndimi zitandukanye, gutanga ubutabazi bw'ibanze byihuse mu gihe hagira ukomeretswa n'igitero kigabwa i Vatican cyangwa se ahandi Papa yabari. Bigishwa kandi no kwitegereza cyane bagenzura buri kimwe kibera aho bari kugira ngo bagire amakuru ahagije ku bahateraniye. Abagize Swiss Guard bahabwa imyitozo yose kugira ngo ubuzima bwa Papa hatagira ikibuhungabanya, kabone niyo bo bapfa. Abagize uyu mutwe bagomba kuba ari Abagatolika, bari hagati y'imyaka 19 ndetse na 30, bakaba bari hejuru ya metero 1 na santimetero 78, bararangije amashuri yisumbuye mu Busuwisi, bagakora igisirikare kandi bakarangiza bafite amanota meza kurusha abandi. Aha hiyongeraho kuba uri Umusuwisi wa nyawo utavangiye, dore ko Abasuwisi bahawe ubwenegihugu batemerewe kwinjira muri uyu mutwe. Bivuze ko kwinjira muri uyu mutwe bisaba kuba uri Umusuwisi mu mizi. Kuri ibyo byose kandi hakiyongeraho kuba batarigeze bashaka cyangwa se ngo babane n'abagore. Iyo abatoranyijwe bujuje ibi byose, hakurikiraho kubakoreraho iperereza ryimbitse umwe kuri umwe, cyane cyane babaza imyitwarire ye aho yabaye hose, aho yize ndetse bakanabaza n'abakobwa bakundanye uko yitwaraga.
iyo hagize uvuga cyangwa agatanga amakuru atandukanye n'ay'abakora iperereza bashaka kumva, uwatanzweho ayo makuru ahita yirukanwa ako kanya, kabone niyo yaba azi ubwenge cyangwa se yaritwaye neza mu masomo yahawe. Iyi myitozo ikakaye ndetse n'iri perereza bituma abatsinda buri mwaka batajya barenga 35 gusa mu gihugu gituwe na miliyoni 8,600,000. Iri tsinda rito ririnda Papa, Swiss Guard, bakoresha intwaro zikomeye kandi zigezweho mu gucunga abategetsi, bakanakoresha ikoranabuhanga riri imbere cyane mu gucunga umutekano wa Vatican. Harimo ikoranabuhanga ribuza drone mu kugurukira muri icyo kirere. Aba barinzi kandi bagomba kumenya kuvuga indimi zirenga enye byibura kuri buri umwe. Harimo Ikidage, Igifaransa, Igitaliyani ndetse n'Igisuwisi. Ariko kuri ubu hariho gahunda yo kubigisha Icyarabu, Ikirusiya ndetse n'Igishinwa. Abagize Swiss Guard kandi bagomba kumenya diplomatique protocol, imico itandukanye no kumenya kwisanisha nayo, ukongeraho no kumenya amategeko mpuzamahanga. Uyu mutwe urinda Papa ukaba ukora akazi kawo ka buri munsi ubifashijwemo n'ibiro by'ubutasi bwa Vatican. Ibi birumvikana kuko hose ku isi nta gisirikare kibaho kitagira ubutasi, kuko ubutasi ni ijisho rya gisirikare kandi bukaba umutima w'igihugu. Ubutasi bwa Vatican nibwo buha amakuru aba basore yo kumenya icyo gukora mu gihe bibaye ngombwa, haba imbere muri Vatican cyangwa se ahandi Papa yabari. Ibirindiro bikuru by'ubutasi bwa Vatican ndetse n'ibirindiro bikuru bya gisirikare bya Swiss Guard bikaba bihishe munsi y'ubutaka ahi Vatican. Ubutasi bwa Vatican bukaba buri mu bwa mbere bukomeye ku isi kandi burambye kurusha ibindi bigo bitandukanye by'ubutasi. Buzwiho gukora neza ndetse no gukurura amakuru menshi cyane ava ahantu hatandukanye ku isi, gukorana n'ibindi bigo by'ubutasi bitandukanye ndetse no kuburizamo ibitero by'ikoranabuhanga bigabwa i Vatican. Byinshi muri ibi bitero ngo biba bigamije kugera kuri gahunda ya buri munsi ya Papa, ubwo harimo n'ingendo ze ndetse n'ibindi. Swiss Guard bambara imyenda ya kera kandi iteye amatsiko, imenyerewe mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umuhondo. Bivugwa ko yakozwe kandi igahabwa ishusho na Michelangelo, nubwo nta gihamya gifatika cyabyo gihari. Ni ingabo zitwaza intwaro za kera, harimo nk'amacumu bakoreshaga mu ntambara zabo zo hambere, ariko banafite n'izindi ntwaro zigezweho zitandukanye. Ubu ni igisirikare kigizwe n'abantu 135 gusa, bigatuma Swiss Guard iba umutwe wa gisirikare muto kurenza indi yose ku isi. Ni ingabo nke ariko zitinyitse cyane, zifite ubunyamwuga buteye ubwoba kuva mu bihe byabo bya mbere kugeza ubu. Kikaba igisirikare cyangwa umutwe w'ingabo urambye mu mateka ukiriho kugeza ubu. Bivuze ko ari wo mutwe w'ingabo urambye cyane mu mateka kurenza indi yose, dore ko washinzwe mu kinyejana cya 16. Uyu mutwe ukaba ugifite ishusho yawo yo kuva mu bihe bya kera. Bakora imyitozo ya gisirikare ya kijyambere no gutabara byihuse kugira ngo akazi kabo karusheho kugenda neza. Swiss Guard ku busanzwe ni igisirikare kizwiho ubunyamwuga mu gukora akazi kacyo neza kuva mu bihe bya kera kugeza ubu. Ni abasirikare bahabwa imyitozo ikakaye cyane kubera akazi kaba kabategereje ko kurinda umwami wa Vatican, akaba n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Aba bakaba batorezwa mu Busuwisi mbere yo koherezwa i Vatican, bagatozwa kurwana barwanisha imibiri yabo, kurwana bakoresheje ibikoresho gakondo ndetse no gukoresha imbunda zigezweho, nubwo kenshi bakunze kugaragara batazifite ku buryo bugaragara. Bamara ukwezi bitozanya na Special Force y'Abasuwisi. Aha bahigira byinshi, harimo nko kurwanya iterabwoba ndetse no kurwanya abantu bafite intwaro ariko bo nazo bafite. Bahigira n'ubutasi bwo kureba abantu bashaka kugirira nabi Papa bakabikumira hakiri kare. Urugero nko kureba abantu bafite ibisasu cyangwa se izindi ntwaro, bo bakabikumira hakiri kare. Biga kandi no kurinda imibiri yabo mu kanya kari munsi yo guhombya mu gihe bagabweho igitero cyangwa se hagize ubarwanya begereye. Muri rusange bahabwa imyitozo yo kurwana bakoresheje imibiri yabo, kurwanisha intwaro nyinshi zishoboka, kuvumbura abagizi ba nabi mu ndimi zitandukanye, gutanga ubutabazi bw'ibanze byihuse mu gihe hagira ukomeretswa n'igitero kigabwa i Vatican cyangwa se ahandi Papa yabari. Bigishwa kandi no kwitegereza cyane bagenzura buri kimwe kibera aho bari kugira ngo bagire amakuru ahagije ku bahateraniye. Abagize Swiss Guard bahabwa imyitozo yose kugira ngo ubuzima bwa Papa hatagira ikibuhungabanya, kabone niyo bo bapfa. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.